Ibi byo gukundana kuvuga ngo nkundana ngo bebe ngo shushu ngo umubebi wanjye turakundana, ibyo ni ukuryoshya. Ariko iyo ugeze mu rugo mu frere, buriya urugo ni nko kuyobora igihugu. Haba harimo ibyemezo, haba harimo ibibazo. Reka nkubwize ukuri, uwibeshya yuko urugo rwubakwa n'urukundo aba yibeshya. Ibyo ndabisubiramo. Niba wibeshya yuko biramwirwaga mukagenda mukarya inkoko, mukajya ku mazi, mukabyina, mukajya mu gitaramo muri Giant of Africa abantu bakiza. Nuvango agahinda gakabije na operation sida. No bari abagabo bose. Je mu kandi gahinda ese gushaka abagore benshi. Abagabo benshi. Nugukemura ikibazo. Cyangwa ahubwo nukwiteza ikibazo cyangwa ukwiyica ahubwo bya burundu. Aba bisanga muri ako gahinda kubera ko atigeze agira ate abaho umwanya. Ubu uyu munsi rero korode impamvu yakwisanga mu gahinda no gakomeye cyane. Aramutse azanye imbaraga akazihereza uriye. Nuko asanga no mu zabukuru nta mwana nawe umuhaye nayo kunywa avuga uti nanjye ntiwigeze unyitaho. Muri operation gahinda gakabije rero turasaka korode noneho na operation kizere gike mu rugo. Tubahaye ikaze kandi turabifuriza amahoro ndetse n'umugisha aho muherereye mu mande zose z'isi, inshuti bakunzi bacukumbura kuri TV, banyamuryango mugari aho muherereye hose mu mande zose z'isi, haba muri kumanywa cyangwa se muri nijoro cyangwa se muri mu kazi cyangwa se muryamye. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ufufanuwo, ni wa mwanya n'ubundi muhora mutegereje ko hari icyo twababikiye kandi koko kiba gihari. Ntago papa bitangaza mu bitangaza babyuka baje kubaha ubusa gusa. Hani wacu rero ni mu gitondo murumva utunyoni uburyo turi kuvuga, turi gusuhuza abantu, turi kubyutsa bamwe na bamwe. Natwe rero twazindutse muri zinduka ufafanu. Yego. Nsuhuje abakunzi bacu nkuko umaze kubasuhuza. Yego. Ariko wagera ahangaha ari ubwa mbere akatwishimira yakora subscribe. Subscribe yawe ituma duhorana ibihe byose muri ufafanuwo. Yego. Comment Imana y'amahoro ibane nabo. Imana y'amahoro ibane namwe kandi irushaho kugaba umugisha mu byo mukora byose. Abari mu migabane ya Afrika, abari mu mugabane y'Uburayi, abari mu migabane ya Aziya, Oceania, muhabwa umugisha. Bahabwa umugisha. Ufafanuwo y'uyu munsi irakora operation sida. Na operation gahinda gakabije. Ariyo depression. Ese koko burya kugira abagabo barenze umwe, babiri, batatu no gukemura ikibazo mabitangaza aho ni uhambira aho ngaho. Tugiye kwasesenguraho imutemikeye. None uwa mbere yarawukubise agutwariye imitungo, uwo ni umugabo wa mbere aragutoteza. Uwa kabiri aragutoteza. Aha muri operation turasangamo Pastor Mutesi uwa mbere, turasangamo Apotre Liliane Mukabadege uwa kabiri. Aha ngaha mu gahinda kabije turasangamo Masharirene wa gatatu. Batubwira ukuntu bagiye kwivura ibikomere. Urumva cyangwa bagiye kongera iki ibikomere. Uwa mbere yari afite abana, umugabo wa mbere, uwa mbere wiwe yaramukubise aramutoteza, barangije barekurana. Yego. Muri gahunda gakabije turasanga muri Pastor Claude. Muri gahinda gakomeje. Gakabije ubwo ni muri depression. No muri sirimu, muri sida. Tubashakiramo. Aho turaza kuza kubashaka. Niyo batabonekamo ariko turashakishije. Rero muri gahunda gakabije ntago bikuramo. Nawe ubwabo babivuga. Claude ntiyikuramo, Mutesi ntiyikuramo. Yego. Nibyo? Mutesi ntabwo ari bwikuremo. Buriya narayira nawe aza kuza kwisangamo.
buriya dushaka gukura n'abandi nka bariya ba Jackie bo banze kongera gushaka vuba kubera ko batinye ko depression yagira ite yakwiyongera hari abantu turaza kuza kugeraho tukazajya tubageraho tukavuga ngo depression ya mbere baratinye kongera kugira ute kwinjira muri icyo gikorwa rimwe na rimwe kugira ngo batongera kuko turaza kuza gusanga kongera gushaka bwa kabiri na bwa gatatu na bwa kane atari igisubizo ahubwo ari ukongera cyane depression mu bitangaza rero muri gahunda yakabije turasangamo uwo bita Pastor Mutesi yego yagize umugabo wa mbere ngo aramuhemukira ukumva aramujugunya aramuta yego amukorera ibibi byinshi Mutesi afata umwanzuro yuko agomba gutandukana nawe ariko amusigira gahinda gakabije kuko yari umugabo wo mu busore bwiwe yari byo byiyumviro bya mbere yari umugabo wo mu bukumi bwiwe yego yari umugabo yarihitiyemo kumwe akana k'agakobwa muhura kakakubwira uti nge nzashaka umugabo umeze gutya nawe byari ibyiyumviro byo mu butoya bwiwe yego arangije abaramubuze urakoze ariko baca umugani ngo ubuzinda amena umujyi yego atabona umujyi ariwo bita nde wa kabiri bavuga amazina y'unyura mugabo Ruganintwari yego Ruganintwari namwise umujyi ariko niko n'ubundi kuko yarabuzinda yarabuzinda nyine ubundi ngo ubuze imfura ati bihe mu cyaro hari ukuntu imitwe y'abantu kera bari abatindi wasangagamo inda z'imikara noneho hakabamo n'imijyi yaburamo inda akica wa mujyi akica umujyi w'umweru ukawumena w'umweru nawe ukavamo iki amaraso yavamo ibintu bimeze nk'umweru ariko no muri operasiyo rero sida n'agahinda kabije Mutesi akomeza kubona kandi gahinda akabije noneho aba yongereye kuri ka kandi yari afite bwa mbere ababonye nde uwo ngo wakabiri Ruganintwari akimara kumubona atangira guhahira abana bande buwa mbere ngo amafaranga yanyura kuri nde kuri Pastor Mutesi urumva ko agahinda kacyari kakandi urakoze we yasigaranye babiri b'umugabo wa mbere akazajya ahahira babiri akabishyurira ishuri akabahigira none hashatse uwa kabiri agira ngo agiye gukemura ikibazo kumbi noneho yinjiye mu kindi kibazo atangira kuzajya anahahira n'abo umugore Ruganintwari yagize ate yatandukanye nawe aba yinjiye mu kandi gahinda gakabije noneho kaba karakabije bukeye kariyongera aramuta nawe batandukana nawe baratandukanye aba yakiriye uwo bita harya n'indi wo muri Amerika nyakwigendera Rusagara babakoze ubukwe mu gahinda yakabije abana ba Rusagara batangira kumutuka utwaye data wakivumewe umugore wa Rusagara atangira kumutuka bene wabo na Rusagara kumutuka tusenya urugo rwande rwa mama cyangwa rwa mukuru wanjye cyangwa rwa mushiki wanjye nuko nyine aho kugira kabe kakira agahinda gakabije ahubwo noneho kaba gahinda noneho ka burundu aba yakiriye agahinda gakabije ejo bundi ababonye tena yinjiye mu kandi gahinda kandi ubwo ababonye umugabo uwo mugabo nawe umugore wiwe abarahaje babanye mu buryo bw'ubuhabara Sandrine ati Mutesi ntabwo umugabo azamwe n'amahoro abanyamakuru barasara aba yinjiye mu gahinda gakabije magingo ya rero Mutesi ari mu gahinda gakabije operasiyo ya sida operasiyo ya sida impamvu ikintu cyashaka kuyivugaho nuko uko byagenda kose bano bagabo bose ntago ushobora gusanga ari bazima nimba ari bazima yaba ari amahirwe agize amahirwe twayaha nka mirongo ingahe nka 50% cyangwa 60%. Hari naho bavuga ngo uriya mama wagiye muri Amerika bamwita nde Ariane yego Evangelist Ariane ngo ashobora kuba ngo yagiye kurya umugabo wande wa murumuna we bumva ko mu kumurya harimo na Louange de Ratio sama mwishuka mwishuka kandi mu kuko hari ahantu yavuze Ariane aravuga ngo ngiye ubwanjye narabifatiye Iremera bifatira Iremera ahantu quelque part
muri roge urumva rero abo ngabo noneho tubashije no kuvuga naba babaye baciye imbere y'iki y'amategeko noneho kandi ikindi ndibaza ngo ntabwo Imana yakohereza ibihano n'ibihano byaza muri operation sida se ntabwo tubyemeye ko yifite ntabwo byemeje hano ariko abantu batandukanye mukaba mwagira umwanya wo guhura 2 3 4 noneho ubwo ntabamenyekanye noneho akazaho n'ibihano by'Imana operation sida tuyimusimbutse ntabwo tuyimushyizemo ariko ni entre parenthèse naho kuko umugabo wa mbere umugabo wa kabiri umugabo wa gatatu umugabo wa kane wa gatanu abatamenyekanye urumva biba ari ibintu bikomeye cyane tuvuye aho ngaho muri operation sida n'agahinda kabishe niyo turiho uri kumva dufashe Liliane yego nani Prince Apotre Mukabadege Liliane Mukabadege Liliane turabanza tumushakire muri depression nawe depression kuko yashakanye n'umugabo ngo amutesaga wa mbere wari ufite ubumuga yego wabanaga n'ubumuga yamukutegura ibibando bivutagura ibibando wenyine we yakoreshaga ibibando kubera ko watarashoboye cyane harafite imbaraga zo kuvuduka bashakisha imitungo imuhanga barahiga n'abahira babona ubuzima bwiza kuko ngo baranacuruza Liliane yaje gushakisha amafaranga noneho ngo aho ngaho wa mugabo ngaza kumubera ikigusha bya hatari turi muri operation depression muri operation gahinda kabije na operation sirimu ariyo sida n'umugera mu kiganda noneho ngo baza kwa divorce ariko bivuye ku mugabo urumva ko Liliane hari ibintu yahombye abayinjiye mu gahinda gakabije kuko urumva ibyo yari yarateguye no gushakishiriza burgere gushakishiriza urugo rwawe bikaza kugera ku rwego mwinjira muri divorce burya kariya niko gahinda kambere ikindi yo wabyaranye n'uwo muntu habanza kubaho imitekerereze ivuga ngo ese uyu mwana cyangwa se aba bana nzabigenza ne ese nibakura bazabyumva gute ese bazabaho gute mbese naho ngaho agahinda kagenda gasa nkaho kagenda gaherana umuntu kugera ku rwego abatakiri noneho wa muntu usanzwe ahubwo bari depression muri gahinda kabije rero Pastor nako nani Apotre Liliane yego abatandukanye n'umugabo wa mbere yinjiye mu gahinda gakabije uyu twabaza bamufiyanshije bakamubenga ntago tubashyizemo vugo depression agahinda gakabije noneho muri operation sirimu ubwo mugabo yari muzima wenda we yari muzima kubera ko wenda yari uwa mbere yego haba haje Apotre Aburahamu wa kabiri abavuye kumvishije kuroda ari kuvuga ngo Apotre Aburahamu yaravuye mu bagore benshi ngo mbere yuko ahura na Liliane yaramaze ngo gutandukana n'abagore niba ngo ari 5 mu buryo bwemewe n'amategeko ngo nabandi nyuma yaho naho ngo bandi 3 nyuma ya Liliane nabo ngo mu buryo bwemewe n'amategeko yego yamaze kubihamya mu bitangaza babagize ute babarabanye babana ariko Apotre Aburahamu urumva abantu abagore yaramaze kubarirwa ntabwo ngende kubyemeza aho ngaho ni umwanzi wo bivuze urakoze cyane ni umwanzi bahanganye niyo mpamvu twebwe ni adversaire yamusebeje yego ntabwo nemera ko Aburahamu afite abagore ntabwo nanjye mbyemera muri operation sida n'agahinda kabije kuri Liliane guhura na Aburahamu azi ko agiye kwivura igikomere azi ko agiye mu yandi mahirwe ya kabiri azi ko ibyapfuye bigiye kuzuka azi ko mbese abamusuzuguye bagiye kumwubaha azi ko abamuvugiye hejuru bagiye kumugarukira azi ko abamutaye ko atawe bagiye kumugarukaho mbese aho hantu uhatinde ko ari depression gahinda gakabije no kumukubita haba hiyongereyemo kimwe umugabo wa mbere yakoraga ntabwo ndemeza ko Aburahamu yamukubise ngewe ahubwo ni umugore bivuze umugore niwe wabitangaje haba hiyongereyeho kongera kugira ute gukubitwa gahinda kabije urumva ko gutukwa gutotezwa guharikwa ibintu byose bimwe byose yahungaga ku wa mbere abakubitanye nabyo rero ku wa kabiri Apotre Liliane ari muri gahunda muri gahinda gakabije numva ngo yarafashwe ubwo yafashwe muri depression ubwo noneho muri kindi kumutunguza divorce ngo atayisabye urakoze cyane kuko ngo Apotre Aburahamu niwe wagiye gusaba divorce noneho no kuribwa ibyo wavunikiye nimba ko Aburahamu ari wayisabye yego
aha ubwo urumva ko hari ibyo Liliane yari afite ubwo sasa urumva ko mu buryo bw'imyanya y'ibanga hagiye nk'abagabo babiri bamaze kugera na operation sida twayimushakiramo naho ubwo turaza kuza kuhamushakira operation sida tutari kubihamya ariko naho twamushakira amaze kwakira abantu babiri ushakira umuntu ahantu uri kuhamukeka ahantu babiri abantu yego nibyo rwose umva dufite n'ubusesenguzi cyane rwose no urumva Aburahamu amuteye iki depression gahinda yakabije abaragiye ejo bundi aba yakiriye undi umushinga ntahe umugabo wundi wa kangahe wa gatatu abo nabazwi nawe bakora twashizeho inshureke yego abo ngabo nabazwi mu buryo bw'amategeko n'uburyo bw'urusengero nahamiriza ku buryo navuga ati kuko afite abagabo batatu no yabindega cyangwa bane aho yabindega noneho urumva bamaze kuba bangahe batatu uwa gatatu ubwo niwe tugezeho bagiye mu myanya y'ibanga yiwe urakoze kandi uwa gatatu nawe aje amuteganyaho ibyiza aje kandi asa nk'uje kumuvura abanje kwakira agahinda gakabije k'umugore wamututse uriya mugabo watutse yego Liliane watutse Liliane atuntwariye umugabo wakivumewe urumva yabanje gutukwa n'imiryango kwanza reba ukuntu watumye tutaha ubukwe reba ukuntu waduhagurukije reba atukwa n'umwana we yibyariye reba uwa mbere biranze papa muratandukanye wamushinjaga amakosa wavugaga ko ari mubi wavugaga ibiki wavugaga ko uyu nguyu ari we buzima wavugaga ko uyu nguyu abarabyakiriye umwana Aburahamu noneho byanze nawe dore n'uyu nawe biranze si ngo uzavuga ko ari we mubi uzavuga iki nanone umuryango we nanone uyu nawe se noneho mupfuye iki ahari ko si weho mubi mbese agahinda niho arimo aragenda agira ate agakusanya nuvuga ngo agahinda gakabije na operation sida noneho bari abagabo bose abemewe n'amategeko n'inshureke kuko mu bivugwa n'uwa wa gatatu nawe uyu munsi ashobora kuba atakirimo kuko nakurikiye amakuru kuri ku kinyamakuru cya Juste ashobora kuba ngo nawe byamaze kwanga nabo byaramaze kwanga ahubwo noneho bumva yinjiye mu kandi gahinda ese gushaka abagore benshi abagabo benshi ni ugukemura ikibazo cyangwa ahubwo ni ukwiteza ikibazo cyangwa ukwiyica ahubwo bya burundu mu gahinda gakabije ari ukuntu umuntu ashaka kuba yakoze impanuka akagira ibikomere bito ariko haza kuza kongeraho indi mpanuka ndibuka mu minsi yashize ejo bundi hari impanuka yabaye hano Bishenyi harimo umurwayi bari bavanye hano ku Kamonyi yagonzwe ambulance imuzanye igeze hano Bishenyi naho nirongera ikora indi mpanuka ya kabiri yari muzima bamuvanye mu mpanuka hariya baje bamujyanye ku ICH akigera hano Bishenyi akubitana n'indi mpanuka iyo ngano yamurangije ni ukuvuga ngo hari impanuka ya mbere bari bagiye kumuvura iya kabiri yo yisi musoza bivuze yuko gushaka bwa kabiri cyangwa se bwa gatatu cyangwa bwa kane weho utarabigerageza we ngo ubigeremo ntabwo ari igisubizo ahubwo ushobora kuba wari ugiye wenda kwivura ibikomere ahubwo no gahuhuka ngo operation gahuhuka gahinda gakabije depression abazungu niko bayita ni depression abagore bayicaranye bashobora kubabwira ijambo bakuvumbukana akayita hubuka akayita arira akayita vuriyanga ibintu akayita menagura ibintu akayita mbese nyine agahita hamagara abantu bicaze kimwe agahita aho umusazi agatuka Juste agahita bati ndaguhekenya Juste niyo mpamvu uzanasanga akenshi naho wamuvugaho asa nkaho ataguhereza ahita agerageza uburyo yivura ya depression direct ako kamwanya n'umujinya akahita yandika message akahita guhurunturira akahita gusubiza direct ariko kubera iki kubera ko ntago ari we ahubwo ubwonko ni ukiri gukora neza gakabije turashyiramo n'abanyamakuru barakabateye kuko nibo berekanye ibyabo bifuza ko bikorera mu ifufu harimo nk'isa n'isa ubu ndi kubatera agahinda gakabije kuko bumva nabavugira none babikore
mbone Joel uza kumbungabunga ubahishire mu Kinyarwanda cyiza babyita guhishira noneho rero ariko nta muntu ukwika inzu ngo ahishe umwotsi ntago ari mwenda turiya azamwenda atanihana kuko n'uwo bararanye nawe suwe uko birivuga urakoze kandi ngo abanyabyaha ni mu bamenyesha ibyaha byabo igihe nikigera bazihana ntago ari byiza ko burya dutwikirira muri operasiyo gahinda gakabije ariko na sida nayo ntago dushobora kuyibarenza cyakwa nibarenza ntituri abaganga ariko hariho akabazo kuko ntabwo abantu bagera kuri 4 bashobora kwicara mu cyicaro cyawe cy'umwanya w'ibanga bose abavuye nabo gushakisha ahandi nuvuga ngo bakazana izo virusi hari n'uwaje iryo joro nawe yavuye ahandi uriya ngo uri Uganda ngo ashobora kuba yarabaye paralize kubera ngo ibijyanye na sirimu akaba ari yarakubiswe hasi amakuru ufite ngo muri aba bagore ngo harimo abagabo batandukanye bafite sirimu amakuru turimo turagerageza kugenda twakira bafite iki sida twebwe tutarahamya cyangwa se ngo dushingeho cyane ntabwo nge nemeje ko abagore barwaye sida ariko nyine nakiza akabazo ariko na makuru turi kugenda bivuga ko sida yandurira mu myanya y'iki y'ibanga yuhura n'abantu benshi aho niho uyihamagara amahirwe make yo kwakira iki ubu ufite amahirwe make yo kwikira yo kwihonoka kwitoroka kuko umugabo uhuye nawe avuye mu bandi bagore na za makangu uko amushakishaga niko nawe yashakishaga abandi kuko nimba koko Claude avuga ko Rihanna abana na Aburahamu afite abagore bagera kuri 5 abo bagore bose ntihabuze mu urwaye swako ntago yaburamo urwaye sida uko byagenda kose niyo sida rero kaba ihaye nde Aburahamu ako simbyemeza ntago Aburahamu ho uri ntunyafate nabi byavuzwe na Claude twebwe turi gusesengura kandi nawe yicaye nawe tukamuha iyi platform tukamubwira uti sesengura kuri ibi nawe niko nawe yabisesengura no rero ngo baje guhura ngavuye mu bagore bangahe 6 ngo ahura nawe wa 7 urakoze ubwo aho hana kintu yavanye kandi ngo nyuma y'uwa 7 Liliane ngo hajemo abandi 3 bisho ako ngo akiri kwa Liliane akiri kwa Liliane bishoreke n'umuntu nta operation sida bose bahamwe 9 ntabwo nge mbyemeje aho ni operation sida none rero umuntu uri mu gahunda akabije na operation sida ni Pastor Claude urakoze cyane ubwo mama Sharene turamuzaho nyuma yego noneho muri operation sida na gahinda akabije na cyizere gike mu rugo kwabyibagiwe cyizere gike mu rugo bose kirahita kibafata cyizere gike mu rugo kuko Claude avuga ko yarongoye umugore wa mbere urakoze arangije amurya imitungo amutwara ngo miliyoni niba ari 30 n'ibibanza n'amazu amusiga ari imbwa neza bakabwera none muri operation gahinda gakabije na operation cyizere gike mu rugo yaba kubona uriya mugore wundi aza kugira amahirwe wa mugore amukomeretsa ku buryo kuri YouTube channel yahoze arira yampinduye imbwa nyakabwana n'urupfu burya zongera kuzuka ariko nongeye gushaka urumva ntiyakongera gukora operation yo kujyana imitungo uwo mugore kuko afite ubwoba bw'uko nawe yayimurya kandi noneho muri zabukuru n'akabimbwa nuvuga ngo agasaza kuko ahangaha turaza kuza tubanza tuhitondera hari ukuba yarahuye n'ikibazo mu rushako hari no kuba noneho n'ababyaye mu rushako n'abataragize umwanya wo kubitaho kubera iyo depression akenshi turaza kuza gusangamo abagabo nibo bifata muri uyu mwanya wo kwitita kuba babyaye muri depression muri gahinda gakabije kuko iyo amaze gutandukana nawe asa nk'umuntu ugiye kwihugiraho kubera agahinda gakabije noneho iyo ari gushakisha hirya twa makangu ashakisha uduki n'amafaranga bari make bimubuza kongera gusubira inyuma ngo ashakisha abana cyangwa se abahesha umugisha mu buryo bwa papa bwo kwita ku bana amashuri ibintu nk'ibyo noneho iyo bigeze rero ku rwego rero noneho akura mu zabukuru ni hahandi umwana muhura wamubwira ngo dore papa wawe hariya akakubwira ngo data utarandeze data naburaga ibyo kurya data mama niwe wenyine wanduhanye data ntukazajya umuvuga ahangaha cyangwa ugasanga umwana nawe arisanga mu gahinda gakomeye kavuga ngo ndababaye ukuntu nakundaga data wigeze kumva ko Sharire negeze kubivuga arira avuga ngo nkunda data cyane ariko data nta mu mwanya nta nyegera kuko
abakobwa n'ubundi bakunda basi ubu ngubu ushaka gusanga niba ari abakobwa ba Korode cyangwa abahungu ba Korode nabo bisanga muri ako gahinda kubera ko atigeze agira ati abaha umwanya ubu uyu munsi rero Korode impamvu yakwisanga mu gahinda noneho gakomeye cyane aramutse azanye imbaraga akazihereza uriya nuko asanga no mu zabukuru nta mwana nawe umuhaye nayo kunywa avuga uti nanjye ntiwigeze unyitaho. Aha mabitangaza usobanuye neza nkwemereye icupa rya fanta na panashi kuko muri operation icupa rya panashi kuko muri operation gahinda gakabije nakunda kabiga gakonje nakunda kubi muri operation gahinda gakabije rero turasaba Korode noneho na operation cyizere gike mu rugo nayo iramufata cyizere iramufata we kuko nukuvuga ngo ntiyagira ikize uriya mugore kuko uwa mbere yamutwaye amafaranga bose niki nabagore kandi ikindi cyizere gike ibyamubayeho yarakiri muto mu myaka mito none ubu ngubu ageze mu myaka mikuru no kuvuga ngo harimo imibare rero bombi bari kubarana aho ngaho abaye umugore kangahe wa kabiri muri operation sida twamushakamo bamaze kuba babiri batandukanye kuko minisiteri iravuga ngo uryamanye n'abantu barenze babiri ngo ufite amahirwe makeya yo kwandura yo kutakwandura noneho akaba hari amakuru muri operation noneho sida turi gukora ngo yari afite abagore Uganda ngo afite abandi ngo Kimisagara ngo afite abandi Kacyiru niyo makuru ngo afite abandi Batsinda abandi Kinyinya ngo ninshoreke zo ngizo zitamenyekanye muri operation sinandi kwa Muhamahirwe ko yayisimbuka nawe twamuha ariko ndi kwana kwemeza ko ayirwaye noneho rero tugarutse rero ariko muri kize muri operation kinani gahinda kabije n'umudamu umutambukanyi we ntabwo ashobora kumuhakana kuko bageze muri zabukuru aho ngaho yego kandi noneho dufite muri operation gahinda kabije nuko abana ngo bose ba mbere ngo bamaze kuba mukuraho urakoze umugore wese yabatwaye yabumwangishije twavuze ko ikituma umugore bamwangisha n'abana baba bahuye n'agahinda gakabije kuko burasa bakisanga badafite papa uri kubitaho bigatuma ni wa mwana utigeze urera n'ubundi avuga ko n'ubundi umwana ukuze nta burasa impamvu n'ubundi umukunze nuko n'ubundi akuze uriya mwana rero n'ubundi nta kintu n'ubundi gitangaje ubukoze noneho rero impamvu rero ari bwisange muri gahinda gakabije abagabo benshi mu buzima bakunda kubaho bafite abana bakunda kuba mu rugo mbese akunda kubana n'umugore bafitanye urwibutso abana bakuru bageze bakina dutoya cyangwa dutoya uduhinja niyo mpamvu uzajya kuba niyo umugore atakiri kubyara mu rugo mutarigeze mubyara abana benshi umugabo iyo amaze gukira cyane ashakisha kwiyeranja ashaka uburyo yiyeranja akajya kwiyeranja wamufata akakubwira ngo nako mu zabukuru kandi ikindi amafaranga arahari kandi ngo amafaranga nzayasigira kandi Kode yatangiye kubona iki amafaranga akeneye urukundo abana ba mbere ntago bakimwumva ntibamwumva cyane bamwisanzura ashobora rero gushakisha kana hanze kamasaziro nako ubwo rero ni kaza azisanga mu gahinda gakabije kuko nanone azaba agize ate uriya mudamu ntazakakira naho yakakira kubura uko agira ariko nanone ubwo rwaba rugize ute rwaba rusenyutse gahinda kabije tayara gahinda gakabije ubwo kamaze kuza kuko nta mugabo ujya ubaha adafite iki ntazongera gufata imitungo ye ayishyire kuri uriya mumama kuko uwa mbere kuri uriya mugore we kuko uwa mbere yaramwibye aho ngaho rero uwa mbere yaramwibye kandi yari uwo mu buto bwe uwa mbere yaramwibye bafitanye gahunda yo guterezanya iki imbere none uyu munsi wa none uriya bahuriye mu zabukuru bose rero ni ukuvuga ngo buri wese afite amazi buri wese njyewe ubwo ni ukurya nawe narye duhurire ku isahane naho imigabane kuvuga ngo ibibanza ese ejo bundi yankubita korose akagitwara nashyira kuri konte akahita yanyagurukana nk'uwa mbere ni ukuvuga ngo hariya rero harimo gahinda gakabije na cyizere gikeya
ugasanga rwa rugo nubwo washakaga kubaka nubwo washaka kwivura ibikomere nubwo washakaga kwihoroneza ahubwo noneho nibwo ugiye kwibabaza kurushaho kuko hari n'igihe azakubwiza ukuri akakubwira uti ngiye sinakwizera umugore kandi ikindi ndabizi ubundi mfite imyaka 30 n'inzubara ndashiduka uko mvunikiye ubundi ukoze korosi kuko nta kizere ngo ufitiye ko n'uwambere wari ubuzima bwanjye wari mu buto bwanjye umugore wo mu buto bwanjye wo mu busore bwanjye aha rero harimo kizere gike kwa Claudeho n'agahinda gakabije byose uko ari bitatu ahubwo turimo turabihashakisha yewe ndi kwikura nk'umu gynecologue nk'umucukumbuzi umuhanga mu by'imibenire y'ingo ntabwo nabisobanura n'ubushakashatsi kuko navuze ko iyo umaze kujya mu myanya y'ibanga irenze 2 nta kizere kinini cyuko ashobora kuvanamo sida kabisa kuko kandi imyanya y'ibanga ibirenze 2 bamaze kuyijyamo irenze 3 bayijyamo kuko bashinjwa n'inshoreke erega buriya papa bitangaza naho byagenda gute buriya mu buzima akenshi Imana ubundi kuntu ubundi yaremye ibintu yabiremye ubundi nyine ari ubuzima bw'abantu babibonye byo kuvuga ngo mibonano mpuzabitsina yabiremye kugira ngo ari umugore n'iki n'umugabo iyo ugiye ahandi uba ugiye kuyora umwanda niyo nayo mpamvu babyitirira ngo ni ubusambanyi nyine mama uri gusamba n'aba bagore n'abagabo n'abagore ntibatwishushanyeho buriya n'imitezi bagiye bayivuza cyane rwose kuko uko wahuye n'umuntu ashaka kuba nawe muri kiriya cyumweru nawe yarayufite yarahuye n'undi gutyo bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye harimo n'ibibyimba za nyababyeyi biki byose usanga ari abantu bahuye n'ibibazo bikomeye cyane kubera guhura n'amasexe menshi atandukanye n'imico myinshi itandukanye ako kantu niko nashaka imico ako kantu k'imico kuko urabona papa bitangaza ariko kwasimbutse Apotre Liliane yanakiriye gahinda gakabije kuko abagabo bose nta kana yabakuyeho weho noneho wahubwo uyu munsi wa none washobora no kuzagera ku rwego wanabireka akaniyahura umucungire hafi nuko umucungira hafi umushakire twa tunini tugabanya umuvuduko hafi kuko isukari ihora izamuka kuko uko yabigenje kose yahoraga yifuza ashaka no kuba yarifuza kuko n'uwa mbere ngo yamuvanyeho akana kamwe bihagararira hehe aho ngaho no gushakisha no kuba yamuta yashaka uwamuhereza kandi kana kabiri none naho biranga urumva rero gatatu nawe urumva umushakira ikinini kigabanye iki umuvuduko w'amaraso ko umutima ushobora guhagarara kuko buriya agatima karacyane hare hasi se byashoboka no kwa Jacques cyo kwangiye ushobora kumufasha ngewe kubera mfite impanga nange ashobora kunshaka condition no kwishyura amafaranga menshi kugira ngo arebe ukuntu isekurumira henda none se wowe uri imfizi irahenda cyane oyange ndi imfizi y'umudugudu n'akarere za nyumba kumeza sibo azasibo kandi baje kwimisha barishura nge ntabwo nzampendesha kuba ndi umuntu wirani w'ifirizone nzamusaba 500 500 ufafanu ukabutanza imanga 500 kuko urabona n'umuntu ufite gahinda gakabije ushaka kuvura depression ukamufasha ko wajyumba barira uramworohereza kuko urabona ntago nzayakira mabitangaza rero muri ofafanu dusanze ko we ari hejuru ya bose ashobora namutesa arimo mu nakumira nawe arimo mu bantu badashobora kuba bafite souvenir nawe ari mu bantu noneho bashobora nawe no kwiyahura nawe byanze uyu ngubu ubu ngubu byanze umwaka wa mbere ataragaterura urabona ko nta souvenir ya mari kizintwaza nimba rindi harya rugana intwari nubwo ari kuborera aho ngaho ngo nawe ngo sinzi indwara afite ngo zimwe zikuboka zidakira urumva nta souvenir nta rwibutso mbo urapfuye ninde nuza
uziko bagiranye ibihe birebire bagasohoka mu mahoteli. Ahubwo njyewe nari nzi ko bafitanye umwana. Rusagara. Kuko hari akavideo kigeze gusohoka na Justin aza kukavugaho kwa Gasaro rabyibuka. Niki mfana Mutesi nicyo mfana. Avuga ngo ahetse umwana hano kunda. Ngafite abana ngo yabyo. Ngikimana yari yarambwiye. Mutesi nicyo mfana we. Nukurira gisohoje ahetse kuri Mugahinda kabije. Bigaragara ko buretse dutindaho. Bigaragara ko agahinda gakabije we yamaze kuhura nako kuko no gufata umwana ukamuheka biri porte bebe hano imbere warangiza ugafata umutaka nk'umubyeyi warangiza ugafata isakoshi ukaririmba indirimbo zo gushima uvuga ngo Ikimana yari yarambwira gisohoje bigaragaza ko agahinda gakomeye kwanza kamaze kugira ute kumugeraho kameze nka kakandi ka wa muntu ugendana igipupi sibyo avuga uti umenya ari umwana yajya kuryama agakabaka aho ngaho rero iyo ni gahinda bamuheze n'ibinini ahubwo bamube hafi we noneho birarenze noneho kuri uyu nguyu rero babanye atagwa hasi uyu yitwa nde nani sinzi sinyapfa kuvuga amazina y'abantu wenda namuze gusimuvuze hano kamera yanjye ashobora witegagara kuri uyu nguyu kabisa mushaki ibinini bigabanya iki isukari kuko isukari yabutesigiye kuzamuka cyane kurusha uko yari imeze mbere uko mbere yari yimereye tumuvuyeho Mutesi tugarutse ku badamu batigeze bashaka kugira imishinga nta sida kwa bakekeraho nta operation sida depression na cyizere giki byo bibiri mama Sharirene wo turamushakira muri depression yego ariko sida we ntawe timushakiramo oya uko ntago tumva ko hari abantu barajya mu maguru yiwe yaba ari mama Sharirene yaba ari bari ya Jackie ntago turi bashakire muri sida ahubwo turaza kuza kubashakira muri depression kuko depression yo kuba ubwa mbere yarashatse bigasenyuka akasigarana abana barenze umwe noneho base bari kurya hit batatu ba papa bari guhitinga hariya barya hiti barya amanyama y'ingurube barya amabenze barya ibidari barya inkoko barya amafi basuka mu mabaraje urumva umwana ku mugongo ari kumuririraho abembereza ati bududu banza kwaza mu gikombe Masharene aragikwiriye tukimuhe umubyeyi ureze abana bageze kuri 5 kandi noneho ntabavange kandi noneho imyaka bareze bari abana yabafasha ari uduhinja operation se ntibafata yatangiye kubarera ari uduhinja ari ndahekana ari uduhinja ku buryo Sharirene ashaka kuba yarafite nk'imyaka 7 none ngo ari muri 20 na bivuze ngo igikombe ngende kumuha ubwabyo kubana n'abana bangana gutyo 7 5 3 2 amezi ukabapeza kugera ku rwego bagera muri secondaire kandi operation sida université na secondaire bayicitse ubwo aho ngaho nubwo twababariramo kuko bari bafite umwanya munini cyane ku bana mu kurera urumva ko mama Sharirene we operation sida yicitse operation bagabo benshi yarayicitse kandi nanone igikombe turi kumuha igikombe tubanje kumuha nicyuko yamenye kujera bari y'abana badafite nde papa kuko kurera buriya biravuna no kuba umwana w'umudamu akenshi muri society bakunda gusa nkaho babikemangaho ariko uyu munsi ntago turi kubikemanga kuko mama Sharirene n'abana be turi kubona bafite iki uburere ubwo rero igikombe yakibonye muri gahinda gakabije ahubwo muri nuza muri cyizere giki niho twabivuga ko mama Sharirene nawe birakomeye kuba umugabo uyu munsi no babamba kuba yamuha icyizere ashaka kukimuha kuko urabona ko mama Sharirene ntabwo yakanzwe gake kandi nta tuvuga ko yaba yariwe imitungo yego ahubwo imitungo yarazanywe ubwo ayifiteho ububasha we ntabwo yariwe nta n'ubugome bwinshi kubera ko na papa w'abana aragiye arashakisha amaze kuronka araza aramubwira uti akira ngwino andika abana ku mitungo buri wese amubonye ahubwo adakoze nk'ibyo papa Sharirene yakoze uwo mugabo yahora ku nkeke yabasuzuguwe aho ngaho tumusimbuke sida ntimufashe icyizere gike nawe ntabwo kimufashe akafashwe
n'agahinda gakabije ko depression kurera wenyine kuhagarara nka mama wenyine kandi ubundi urugo bundi biteganyijwe ko ruba rugomba kuba rufite mama na papa. Aho turahavuye rero. Ahandi hantu hasa nkaho hagiye gufata kurudi. Urumva cyizere gike. Cyizere gike ari kuvuga ngo kongera kuvuga ngo nzobona amahera. Nzabona amafaranga, nzakora ibi, nzagura ibi n'ibi. Cyizere gike ntacyo bijyananye n'imyaka. Uyu munsi nuko kiri gufashwa na YouTube, agafashwa n'Ikaze TV, ariko biswase nawe muri ba basaza biseguye inkokora, cyangwa se badafite, cyangwa ba mutoto yangu mama ararwaye mumfashe. Bamwe na turafite b'abapotre, ba bishop, muhurira mu nzenya bugo goti mwana wanje namubonye yanamusuye mu birori, yari yanabutashe ejo bundi muri harimo bishop mwabonyemo gasaza n'ukunda koresha ijambo ngo bana banje mwamfashije koko mama wanye arwaye mu anniversaire mwamubonyemo, nawe amwibuke ko arimo. Disi yaje kuza no kwipfira mama yangu, hapfu umugore we, niwe nyine yaje kuza no kwipfira mama yangu ararwaye, yahoraga n'ubundi arwaye nyine tukamufasha bigeze na niyo munsi ngo inzari muriye ajya kwa Gitwaza ngo muri abana banje mu ndebera gakoti, mu ndebera ikoti, mu ndebera inkweto, ariko nta kibazo kode nawe yajya mu mujyo, ubwo nawe yajya muri uwo mujyo nawe kuko abana bamuvuyeho. Urumva yabagiye hantu hababaye cyane. Ibi iyo tubivuga tuba tugira ngo nawe ukurikiranye iki kiganiro ukuremo ibyawe, nawe utazisanga nawe muri depression, muri operation sida, muri depression cyangwa muri operation sida. Kuko ngiye namaze kuganira n'abantu benshi bagiye bambaza mama bitangaza kuki mwagiranye ibibazo tukabona uratuje uri icaye aho ngaho uracyari muto, kuki utagize gutya. Ngewe operation sida wayitinye, operation depression uko ari bibiri biriya bintu ngiye nabanje kubana. Urumva ngiye nabanje ngewe guhura n'abantu benshi, operation guhangana n'abana, buri mwana akubaza ngo papa yagiye he, akubaza ngo wambyariye iki, papa yagiye he, wambyaye ari he, kuki nahuje n'abana, gatuma nawe utangira operation kubeshya, kujya ubeshya iswe cyari ikivume, iswe yagiye kunja atanakwishe abo mwapfuye iki utundi tw'amafuti. None waba utanamubesha ukamukubita cyangwa ukamubwira nabi kugira ngo ave ku buzima bwawe nongere kugaruka kukubaza icyo kibazo. Rimwe na rimwe rero ngiye nakunze kubana abantu benshi cyane bajya babimbaza bumve kano kantu. Ngiye urumva nahamagawe kera mbu mushumba nsigwa amavuta kera nyiri mutoya, noneho uko ngenda Imana igenda inzanira abo bantu bahuye na depression na operation sida, akakubwira uti uwa mbere twari dufitanye amahoro nta kibazo, nubwo nabyitaga ko ari bibi ahubwo nibwo nari ngiye guhura n'ibibi, nari ntarahura n'ibibi. Kandi uwa mbere yari muzima, uwa kabiri duhuye musanga na sida cyangwa se nzanira sida, uwa kabiri yari muzima, uwa gatatu noneho yaragiye no kunyica. Noneho nkakira abandi bambwira uti nk'ubu mbyaye abana 4 batandukanye ba papa, umwe umugabo w'umurundi, undi umugabo wo muri Kongo, undi umugabo w'umunyarwanda, undi umugabo w'umunyamerika. None abana banje ubundi kurwana intambara imbwira ngo papa wanje ari he, kuki aba bana tutavinda imwe kuri papa. None nabuze ibisubizo byo kubasubiza bamwe, ubu twabaye abanzi ntitukivugana, cyane iyo tuvugana mu munabi. Urumva rero ngewe rero nagiye mpura n'ibintu nk'ibyo kandi nawe nubyumva ibi nawe uhagararira aho ngaho, kuko ntabwo uri kwivura ibibazo ahubwo uri kwiteza. Mama bitangaza tujya ku musozo, bakunzi bacu tuvuze ibi ngibi tuburira abantu kugira ngo operation sida ibacike, n'agahinda gakabije. Wagira agahinda ariko gatijwe n'abantu benshi, gahinda akabije. Subscribe komeza nawe, baduhe like, baduhe comment, kuko ibingibi akenshi abantu babaciye aha ngaha tukabamenya, namwe tukabababwira batubera ishuri, nawe bakubera ishuri, uhagararira aho ngaho. Murakoze cyane. Sasa rero nakahoraho mukanya muri Wafafa nuwo turaje turi hano mukanya gato tubaganira.